akimara kumutwara umunyamakuru witwa Murungisa barampamagara arambwira ati ifite inkuru yawe urampa miliyoni 2 hanyuma niba utazimpaye ubwo nyine urajya ahagaragara. ari naho uvuga ko habayemo akagambana ahubwo yagiye mu itangazamakuru. Ibi byose byagiye mu itangazamakuru kubwo umunyamakuru w'Isimbi wamubeshyaga ko azamufasha, hari abantu bo hanze bazamuha amafaranga menshi. Ibyo byose bikaba aho yaransabye miliyoni 5 kumukodeshereza inzu y'300,000, kumushakira umukozi ngo uzubereye mu byo kurera abana. Mubwira ko ibyo ntabishobora. Bavuga kabahizi nkuko babivuze ngo impamvu zikomeye ngo nuko umukoresha we kuri 24 ataharaye, ariko nta cyemezo cy'uko yaba yarararanye nanjye, kuko ashobora no kurara ahandi. Ikindi nkuko nyakubahwa Presidente Shinjacyaha bivuze, njye nemera ko twabonanye ku itariki 2 z'ukwezi kwa mbere, ntabwo mbihakana. Ibindi nuko kuva icyo gihe nkuko yabyivugiye mu itangazamakuru ku itariki 2 z'ukwezi kwa mbere 2020, kuva icyo gihe rero sinigeze mbihakana ko natangiye kumufasha guhera icyo gihe kugeza na n'ubu. N'ubu ngubu njye wafashaga abana nawe, inzu yabagamo n'inzu yishyura, n'inzu bagaburira. Ntabwo rero kuva icyo gihe yaba azi ko yakorewe icyaha yarigengaga, ndetse yari afite n'uburenganzira bwo kuba yabiregera icyo gihe. Ikindi ntabwo yigeze atera intambwe ngo ajye kundega mu bugenzacyaha, ari naho mvuga ko habayemo akagambana ahubwo yagiye mu itangazamakuru. Ibi byose byagiye mu itangazamakuru kubwo umunyamakuru w'Isimbi wamubeshyaga ko azamufasha, hari abantu bo hanze bazamuha amafaranga menshi. Ibyo byose bikaba aho yaransabye miliyoni 5 kumukodeshereza inzu y'300,000, kumushakira umukozi ngo uzubereye mu byo kurera abana. Mubwira ko ibyo ntabishobora, ariko nyakubahwa Presidente nagira ngo nkumenyeshe ko nabo bana babaga iwanjye, yaje kubatwara ari ku wa 6, yiba umwe amujyana ku ngufu, undi arasigara. Hanyuma isumubyara yari ari mu rugo iwanjye, mu gitondo aramuhamagara ati witandukanye abana, zana uwo mwana umugarure, n'ubundi wari warabataye hano, cyangwa se uzutware n'uyu. Yahisemo kuza kumutwara. Akimara kumutwara, umunyamakuru witwa Murungisa barampamagara arambwira ati ifite inkuru yawe urampa miliyoni 2, hanyuma niba utazimpaye ubwo nyine urajya ahagaragara. Nkubitiye rero ku by'umukobwa yari yambwiye ko ngomba kumuha miliyoni 5 nkamukodeshereza inzu y'300,000, nkamushakira umukozi ngo uzubereye mu byo kurera abana. Mubwira ko ntabishobora. Inkuru nuko yasohotse. Nyakubahwa Presidente rero ntabwo uyu mugore nkuko abivuga namusambanyije, ahubwo twarumvikanye ndetse ndanamwishyura. Hanyuma sinigeze nanga no kwirengera ko ibyo nakoze byavamo abo bana, kuko ibi byose nagendeye ko yambwiye ati ngiye gukuramo inda. Ndamubwira nti wikuramo inda
njyewe nzagufasha. Nyakubahwa Perezidante, muraza kureba neza mu bimenyetso bavuze ari iby'amafishi, hari n'amazina, hari aho bavuga Kabahizi Firidausi, ndetse hari n'aho bashidikanya ku matariki. Muraza kureba mu bimenyetso batanze ubwo bajyaga aho avuka, ifishi yo kwa muganga, namwe muraza kubireba murasanga ari ibinyoma yambaye ubusa. Ibyo byose rero bikaba kubw'indonke abantu bashaka ku bandi. Ngiye ku by'ifishi, Nyakubahwa Perezidante, ifishi yo kwa muganga igaragara ko iriho umudugudu, kandi muri 2002 nta mudugudu wari uriho. Hariho akarere, kandi muri 2002 ntabwo byari byakitwa akarere, byitwaga amakomine. Hakabaho icyiciro cy'ubudehe, muri 2002 nta budehe bwari buriho. Hakabaho intara y'amajyepfo, kandi icyo gihe ntabwo hitwaga mu majyepfo, hitwaga muri perefegitura ya Gikongoro. Ibyo byose bikagaragazwa na verisiyo y'iyi fishi bavuga yo kwa muganga, ni verisiyo ya 2020. Hakibazwa rero niba uyu ndega Kabahizi yarakingiwe muri 2020 kandi yaravutse muri 2002 nk'uko babivuga. Ikindi, hari registre hano bavuga, uraza ugasanga ibiyikubiyemo nabyo ntabwo bisobanutse, ntabwo mbyemera. Hari ibaruwa y'umurenge yandikiye umuyobozi w'umurenge bamusaba gutanga ibisobanuro ku makuru ya Kabahizi, agaragariza ko igihe yavukiye kitazwi n'ababyeyi be batakizi, ariko ngo icyo bibuka ari muri 2002, ndetse bagasobanura ko yavukiye mu rugo, kandi ngo bahise bamwandikisha, nkumva rero batari kumwandikisha mu rugo. Bakavuga ko ibitabo byatakaye, ibitabo bigaragara mu murenge ari ibyo muri 2006. Kuva ikindi gihe nta gihe ibyo bitabo bigaragara. Nyakubahwa Perezidante, ibyo byose ni ibimenyetso bigaragara ko harimo ibinyoma byinshi.